Buri munsi amaso yacu atwereka isi uko tuyibona, ariko siko buri gihe ibitugaragarira ari ukuri. Hari igihe tureba ibintu tukumva twabibonyemo igisobanuro cyuzuye, nyamara burya amaso arashukana. Amaso y'umuntu ni urumuri ruyobora umubiri, ariko kandi ni ikirundo cy'amarangamutima, ibyifuzo n'inyota y'ibyo dushaka kubona aho kureba ukuri. Umuhanga muri filozofi Plato yaravuze ngo ukuri guturuka mu bitekerezo, kandi dushobora guhindura ukuri kwacu duhindura uko dutekereza. Mu yandi magambo, uko tureba ibintu siko bikwiye gutuma dufata imyanzuro, ahubwo tugomba kujya kure y'ibyo amaso yacu agaragaza, tukifashisha ubwenge n'ubushobozi. Isi irushya uyireba ikaduhorera utekereza. Ntibitangaje kubona abantu benshi bafata imyanzuro ikocamye kuko babonye igice kimwe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora duhura n'ibintu bitandukanye bidusaba gufata imyanzuro. Hari umuntu ubona umuturanyi we atishimye akibwira ko amwanze, kandi nyamara ashobora kuba yifitiye ibibazo bye bwite. Hari ubona umuntu wambaye neza akibwira ko afite amafaranga menshi, nyamara ashobora kuba yariye ubukode bw'inzu ye kugira ngo agure iyo myenda. Amaso ashobora kukwereka isura y'ibintu, ariko igisobanuro cyabyo ugasanga kiri kure y'ibyo watekerezaga. Amaso arashukana, tekereza neza byimbitse. Hari imvugo igira iti ntuzace urubanza utarebye impande zombi. Mu yandi magambo, ntugashukwe n'ibyo amaso yawe abona ako kanya. Ugasanga umuntu yagize igitekerezo cyiza ariko akakica kuko hari icyo yabonye cyatumye akeka nabi. Dufashe nk'urugero rwa Yosefu mwene Yakobo mu gitabo cya Bibiliya, abavandimwe be bamubonye yambaye umwenda wa se, bamugirira ishyari, bibwira ko ari we w'intandaro y'ibibazo byabo. Nyamara ntibabashije kureba kure ko bavuze nabi ari we wari kubacungura igihe cy'inzara cyazaga. Mu buzima twagombye gufata umwanya wo gutekereza, gutanga umwanya ku nyito zitandukanye no gukemanga ibintu mbere yo kwemera ibyo twibwira ko ari ukuri. Umuntu ashobora kukureba agaseka, ariko ku mutima afite agahinda katavugwa. Ashobora kukubwira amagambo meza, ariko intego ye ari ukukwikundira. Hangana n'uburyarya bw'amaso yawe mw'ubu buryo. Tekereza inshuro ebyiri mbere yo kwemeza ikintu. Igihe cyose ubonye ibintu bikwereka ukuri kwihuse, ujye ufata akanya ubyibazeho byimbitse. Shishoza, ibibonetse byose siko ari ukuri. Hari amagambo, hari ibimenyetso bifatika n'ibihimbano. Kugira ubushishozi ni ikintu cy'ingenzi. Itondera ibitekerezo bikomoka ku byo ubona. Ibyo ureba bishobora gutuma utekereza nabi. Jya ugerageza gutandukanya ukuri kw'ibyiyumviro byawe ndetse n'iby'amaso yawe yerekana. Shyira imbere ukuri kurenza amarangamutima. Icyo wumva, icyo ubona n'uko wiyumva, byose bishobora kugushuka. Jya ubanza gushishoza. Ntugashukwe n'iby'amaso yawe akwereka, kuko bishobora kuba ari igice kimwe cy'ukuri. Uburyo tubona isi bugira aho buhera, mu bitekerezo byacu, mu bushishozi bwacu no mu bushobozi bwacu bwo gutekereza kurenza ibyo twibonera. Kugira ngo tube abantu bazima, tugomba kurenga ibyo tubona, tukibaza ibibazo.